Inkuru yacu y'uyu munsi turagana ahantu bita mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musebeya. Ndaje mbe nkubwira gutabwa muri yombi k'umuyobozi w'uyu murenge, secrétaire executif w'umurenge wa Musebeya, ndetse nkubwire nitabwa muri yombi rya vice meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere ka Nyamagabe. Angenda nkubwira byinshi bigiye bitandukanye kuri aba bayobozi, ndetse nkubwira n'ibyaha barimo barakurikiranwaho, nkubwira n'impamvu. Ndagenda mvuga byinshi cyane bigiye bitandukanye. Wowe icyo ngusaba ni umwanya gusa ukantega amatwi ndetse ugakurikira iyi video mpaka irangiye. Reka ngushimire cyane wowe umaze gukora subscribe kuri channel, kandi nkwifurize mahoro n'imigisha. Uri umuntu w'ingenzi cyane kuri twe. Reka nshishikarize n'umuntu utarakanda subscribe urebe munsi iyi video ijambo ryanditse subscribe, ukandeho ukandi no kukazogera, hanyuma ubundi ujye ubona notification za video zacu uko zigiye zigeraho, ujye uzibona mu bambere. Reka rero mbe nikijemo gakeya mbe nsoma ku mazi, hanyuma mukanya ngaruke kabisa nkuvira imuzi n'imizingo, nkubwira iyi nkuru, nkubwira byinshi bitandukanye kuri rifungwa cyangwa se itabwa muri yombi ry'aba bayobozi, ari vice meya wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere ka Nyamagabe, ndetse na secrétaire executif cyangwa se gitifu w'umurenge wa Musebeya. Naho mukanya. Yes, twagarutse n'inkuru yacu. Uyu munsi ni ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Inkuru yacu rero iteye itya: haciyeho iminsi igera muri 4 cyangwa se 5 uwitwa Nkurikiyimana Pierre, uyu ni executive w'umurenge wa Musebeya aha ni mu karere ka Nyamagabe, atawe muri yombi akurikiranwaho cyangwa se akekwaho icyaha cyo gushyira umuntu ku nkeke cyangwa se guhoza umuntu ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Uyu rero akaba ari umudamu wari umuyobozi w'akagari kamwe muri uyu murenge wa Musebeya. Hanyuma bikavugwa ko uyu nguyu witwa Pierre cyangwa se gitifu w'umurenge wa Musebeya yagiye yaka ruswa y'igitsina, cyangwa se asaba uyu mugitifu w'akagari w'umudamu ko baryamana, cyangwa se amusaba ko baryamana. Ariko muri iyo minsi igihe cyose yagiye abimusaba, uyu mudamu uyobora ako akagari kamwe muri uyu murenge, hanyuma aramwangira cyangwa se aramuhakanira. Hanyuma uyu mugitifu Nkurikiyimana Pierre w'uyu murenge wa Musebeya arangije amushyiraho n'ibikangisho, ndetse anamubwira ati nutampa jewe ngomba kukwimura nkakujugunya iyo bigwa. Uyu mugore yakomeje yanga kumuha cyangwa se yanga ko baryamana. Hanyuma uyu mugitifu w'umurenge wa Musebeya arangije ngo aza kumwimura cyangwa se aza kumwimurira kure. Bivugwa yuko kabisa ari ahantu kure cyane, ngo kuko kuva mu ahantu yamwimuriye, ngo kuva mu mujyi wa Nyamagabe ugera kuri ako kagari bamwimuriyeho kabisa, ngo kuri moto ni ibihumbi bigera muri 5, hagati ya 5 na 7. Urumva ko ari ahantu kure. Uyu mudamu rero gitifu w'akagari ngo yaje kujya gutanga ikirego, ariko mbere yuko atanga ikirego ngo yabanje kujya kureba uyu vice meya witwa Agnes, vice meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Aza kumubwira ikibazo afite, ndetse amubwira yuko
yaje kunanizwa n'uyu mu executive w'umurenge wa Musebeya witwa Nkurikiyimana Pierre amusaba ko baryamana. Uyu nguyu akaza kubyanga, hanyuma akaza kumwimura, bisa nko kumunaniza cyangwa se ni nko kumuhima, amujugunya kure, amujyana kure y'urugo, amujyana kure y'umuryango we. Uyu mugore Gitifu w'akagari abonye yuko bimubangamiye, nibwo yafashe inzira aravuga ati reka nze njye kubibwira Vice Meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ariko ngo uyu mugore Vice Meya amutera utwatsi ndetse yanga no kumwumva. Uyu mudamu rero nibwo yerekeje inzira yo kuri RIB, ajya ngire ngo yaje kurega kuri RIB ya hano i Kigali, cyangwa se amakuru agenda atubwira yuko RIB, abastafu ba RIB baturutse hano i Kigali bajya kureba uyu mugitifu, bajya gufata uyu mugitifu w'umurenge, uyu Nkurikiyimana Pierre. Ndetse bavuga yuko amakuru avuga ko uyu gitifu ndetse ngo bashobora kuba baramusanze mu rugo iwe, ndetse bagasaka n'inzu ye bakaza gusangamo amafaranga miliyoni 10 cash, ari amafaranga y'amabarano. Bavuga yuko ndetse muri aya mafaranga ari muri kimwe gishobora kuba akifashishwa, cyangwa se aya mafaranga bakeka ko aya mafaranga yaba ari amafaranga yarabitse mu rwego rwo kwifashishwa ko igihe hagira uwumuvuga cyangwa se uwumukoma yamutambika ayo mafaranga, cyangwa se yakura muri ayo mafaranga akaba yagira gute, yatangamo ruswa. Ndetse bivuga ko nanone aya mafaranga ashobora kuba ari amafaranga agenda avana ubundi muri za ruswa hirya no hino hagiye hatandukanye, kuko umuntu nka executive w'umurenge kumusangana miliyoni z'amabarano, miliyoni 10 z'amabarano mu nzu, ni ibintu bishobora gutekerezwaho byinshi ndetse cyangwa se bigakekwaho byinshi. Hanyuma rero nyuma yuko uyu executive Nkurikiyimana Pierre atawe muri yombi, ndetse akaba akurikiranwe afungiye kuri station ya RIB yitwa Gasaka, akaba ariho afungiye. Ndetse bikavuga ko ku munsi w'ejo ku tariki 29 haba haratawe muri yombi uyu mu Vice Meya, nawe akurikiranwaho icyaha cyo kwirengagiza cyangwa se kudakurikirana ikibazo uyu mugore uyoboye kariya kagari yaba yaramugejejeho. Ibi ngibi rero ni ibintu byagiye bivugwaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse byagiye bivugwaho mu buryo bugiye butandukanye, bavuga bati uyu mugitifu n'ubundi ni ingeso ye, kuko bivugwa ko no ku murenge yakoragaho mbere aho yimuriwe kuri uyu murenge wa Musebeya. Bivuze yuko uyu mugitifu kabisa ngo ariyo kese n'ubundi yaba yaramwimuye kuri uwo murenge. Ndetse bavuga yuko atari ibyo gusa, kuko mu byaha arimo arakekwaho, ari gukekwaho gukoresha undi imibonano ku gahato. Ariko mu bigaragara cyangwa se mu byumvikanye, ntabwo uyu mugore bigeze bakorana imibonano, ahubwo yamusabye ko bakorana imibonano cyangwa se baryamana. Nyuma yo kubyanga asa nkaho amuhimye cyangwa se amuhaye igihano, ariko icyo gihano kitabaho. Ni bya bindi bavuga ngo ni ugukoresha ububasha ufite mu nyungu zawe bwite, arangije amwimurira ahantu kure y'umuryango we cyangwa se y'urugo rwe. Hanyuma rero bikavugwa ko nanone uyu gitifu w'uyu murenge wa Musebeya Nkurikiyimana Pierre ngo ari umuntu cyangwa se ari inkoma amashyi cyangwa se ngo ari imandwa ya Meya w'aka karere ka Nyamagabe. Bikavugwa yuko kabisa ngo uyu nguyu yari imandwa ye, ndetse n'abandi bagitifu b'imirenge igize aka karere ka Nyamagabe. Bikavuga ko ngo nabo ubwabo ngo kabisa yasaga nkaho ari we ubayoboye, cyangwa se
abafiteho ijambo, kubera yuko nabo kabisa ngo hari abagiye bavuga bati uyu nguyu yari yarigize indakoreka, yari yarigize akara kajya he kabisa, natwe ubwacu yari yaratuzonze. Mbese ngo niwe wari kizigenza mu bagitifu b'aka karere b'imirenge iri muri aka karere. Hanyuma rero ubwo uyu nguyu Nkurikiyimana Pierre akaba afunze, ndetse uyu Vice Meya nawe witwa Agnes akaba yarafashwe cyangwa se yaratawe muri yombi ejo kuwa gatatu, nawe akurikiranwa nk'umufatanyacyaha cyangwa se nawe ashobora kuryozwa ibyaha bijyanye no kwirengagiza cyangwa se kwanga kumva ikibazo, cyane cyane ibibazo nk'ibi ngibi bigize ibyaha. Kuba umuntu yaza kugutakira uri umuyobozi akakubwira ikibazo yaba afite, kandi icyo kibazo kigize icyaha warangiza ukabyirengagiza cyangwa se ukamwuka inabi, biba bisa nkaho ari ubufatanyacyaha n'uri kumukorera icyaha, cyangwa se biba bisa nkaho ari ukwirengagiza kumva ikibazo cyangwa se gutabara. Biravugwa yuko rero uyu mugore cyangwa se uyu Vice Meya witwa Agnes ngo yaba yarutse nabi cyane uyu mugitifu w'aka kagari wari umaze gukorerwa ihohoterwa, cyangwa se bivugwa ko n'ubundi yari afite icyo bita social cyangwa se sexual harassment. Bivuze ngo nanone bivugwa yuko muri telefone y'uyu Meya w'uyu murenge wa Musebeya bakimara kumuta muri yombi, ngo barebye no muri telefone ye ndetse bagenda basangamo message zigiye zitandukanye yagiye yandikirana n'uyu mugore n'uyu mugitifu w'akagari wagiye kumurega. Bigaragara ko hashobora kuba harimo message zo kumusaba cyangwa se zo kumukanga cyangwa se kumutera ubwoba. Uko byagenda kose biraza kuza kugaragara. Ngaya rero amakuru twari dufite. Turagenda dukurikirana, mu by'ukuri tuzagenda dukurikirana urubanza rw'aba bayobozi, ndetse twumva n'icyo bagiye bafataho umwanzuro mu rukiko. Ariko mu bigaragara kabisa bivugwa ko abagitifu kabisa ngo hari abagitifu bagiye bagera mu mirenge, cyane cyane iyi mirenge yo mu byaro, byagiye bigarukwaho bavuga bati abaturage bo mu cyaro baba ari abantu kabisa batinya cyane, ndetse rimwe na rimwe abayobozi babo usanga barigize nk'Imana cyangwa se baribyimbije. Urumva ko hari abantu usanga baba bakomeye cyane mu byaro, ugasanga rero abaturage rimwe na rimwe ntibisobanukiwe, ariko kabisa baravuga bati hano i Kigali ho ntabwo ibintu nk'ibi ngibi wabyikora. Abayobozi, uretse n'abayobozi n'abaturage barasobanutse, ntabwo ibi ngibi wabikorera mu mujyi wa Kigali kabisa. Ariko bivuze ko mu cyaro kabisa ngo abayobozi baho, uretse n'umuyobozi w'umurenge cyangwa se w'akarere, igitifu w'akagari ngo nawe abaryana cyane. Kandi bivugwa ko ndetse ngo n'abayobozi b'umudugudu, abashinzwe umutekano baba ari abantu bakaze cyane. Ndaje mu kanya mbakubita izindi nkuru z'umugore wiyahuye mu majyepfo, umukecuru wiyahuriye ku muhungu we cyangwa se ku mukazana we. Ndaje mbakubite izindi nkuru kabisa z'umuntu wasenyewe Kimisagara, wasenyewe inzu kandi yaramaze guhabwa icyangombwa cyo kubaka. Ndaje mbakubita inkuru zigiye zitandukanye. Wowe icyo ngusaba no gukanda subscribe gusa, hanyuma ubundi inkuru zacu tukajya tuziguha buri gihe. Reka mbashimire kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mwarimo mudukurikira. Ibyacu nakagaruka naho mukanya. Ciao ciao.